Halo? Halo? Bite? Ni byiza. Ni wa mushuti wawe wakuguriye telefone. Amakuru se sheri. Ni meza. Ndi kuri ya resitora twafatiyeho lunch, waza se tugasangira? Okay, reka nze. None se mbwira n'aba bashuti wanjye n'aba bro wanjye baze. Babwiye kabisa ise niko nanjye nzizeyeho. Okay, reka mbahamagare. Halo David. Gira na Cecile. Ubwire na Leo baze duhurire hahandi twafatiye lunch muri ya resitora. Wa musheri wanjye ngo arashaka ko twongera tugahura akatugurira. Iki kigabo ko ndeba cyankunzera ikintu gisigaye kimpamagara no muri weekend nze ngo dusangira. Umva koko uyu munsi ndayarya ebana. Ubushize burya nari mfite n'isoni ariko ubu ngubu noneho isoni ngiye kuzikura. Umva yenda ubushize nakomanze inkoko, uyu munsi ndakomanda isamake nziza cya kindi kinini. Mana we kabisa uyu munsi turayarya pe twivuye inyuma. Ngenda komandinga amafi ndengejeho na turube. Nge amafaranga ndashaka ko yarya agashira. Muzane cya waragi runo rugabo turukuremo amafaranga n'inkoko nka zingaho ngaho. Seriveri igira hino sha, igira hano uno munsi ugiye gucyura umubyizi sha. Igira hano tugiye kurya amafaranga ewa n'ibintu byose ufite ubizane. Baye hano. Naje boss umva genda uzane inkoko buri wese hano zidukwiriye. Nk'ebyiri. Seriveri akira sha, ngewe ibyo nariye nk'ifire ndagiye nyine ubwo ntongere kumbara muri bariya. Ntabwo mpari, nibarangiza kurya nyine barakwishyura nta kibazo. Mwebwe barazikubita inda zipfire mu myenda kabisa. Urabona ukuntu hari kurya nk'abasahuranwa yawe n'iduka bari gusahura. Sha nanjye ndaba numva reka nigendere. Bamaze kurya nk'iry'itanu ndaba ndeba aho bayakura. Ni isomo nibongera gukora undi muntu nka biriya nzaba ndeba. Boss hari ikindi muri bufate dukore fagitire. Dore nk'ubu ngubu mwari mumaze kugeza muri 250. Ayo ngayo ni make sha, ahubwo reka umushoramari wacu aze turenzeho nandi. ubwo usasha. Kanze mpamagare boss ari hehera. Kanze mpamagare boss nze nkompoze nimero ye. Ubwo usaha ubwo nazarado seka cyane. Mana we ko nimva nimero yari kompoze. Yewe turabigenza dute? Ako ubwundi ubwo ufite mama ni tuwagutiza ko numva utangiye ibintu bitari byiza. Zana ariko duhamagare. Oya hamagara ni. Muzare duhamagara ariko. Ko ndebana nimero yindi itari gucaho ya Tigo. Ego kukomeza ugerageza. Aha twese shanda hazi ko yampamagaraga kuri telefone. Twe tutaramenyana kabisa ngo cyane. Ye baba we. Niwe watuzanye. Umbabari. Ugiye kuyishyura. Buri muntu wese arishyura nyine ibyo yari. Uyu nyine bari ebyiri. Reka mumbabarire. Hehe. Umva buse turishyura iki? Baratwica nyine ni mu munyururu. Byo muvuga nabyo muzi sha. Kanze mamagare manager hano tubakoremo akazi ayo magambo arashira. Bonsa igira hino hano arabakaritasi bari kwanga kwishyura. Banzu bashyiremo kamwe. Mwese telefone hasi, amasakoshi, inkweto muvane mushaye masupuresi. Izo Nike mwese muzivanemo. Mwabaginga mwe muraza uziko ikiranguzo cyose ari mwe mwakiriye. Nimutabikora turahamagara polisi. Umunsi murara kuri burigade. Ariko se boss mwatubabariye rwose. Ubu ngubu turagenda twambaye ubusa, tugenza ibirenge. Ubuse turagenda twambaye amakariso gusa n'amasitiye. Rwose ejo tuzaza twishyure rwose tuzanarenzaho. Reba nk'uyu munsi ubu nta banke zakoze ku izi saha. Reba nta na sheke nazanye ngo nyibasinyire. Boss ejo tuzabishyura rwose nta kibazo mutubabariremo kabyara mu Imana namwe izabababa. Niko sha
muzi indangamuntu dutunze hariya n'amatelefone na za pasiporo murabizi mwebwe imitwe y'abantu hano twarayihaze ubu ni ukubakuramo buri kintu tukareba ko twapfa kugaruzamo make muza n'ibyo telefone byanyu bihenze sha wasanga ari byo mwagiye mwiba n'abagabo muvanemo vuba vuba